Reka dukomeze n'igice cya gatatu cy'inkuru ya Teddy. Icyo gihe naricaye hasi ndarira mu bintu byandizaga rero ntabwo narizwaga nuko nabaye ikigoryi gusa, nanarizwaga numvaga nkumbuye umugore nari kuba ndiwe, nkumva nyine ndi kwibaza ukuntu byari kuba bimeze iyo mba nkiri kumwe n'umugabo wanjye, nkumva agahinda karanyishe natekereza ko nta n'uburyo nabigaruramo, nkumva nyine amarira akambana menshi. Mama nawe rero ubwo ngubwo yarabyise asanga ari mu nzu ya wenyine, ari murumuna wanjye, ari njye twese twari twamutaye twigendeye. Gusa umunwa we ni umunsi n'ubundi yari agisakuza nubwo nta muntu n'umwe wari uhari, noneho kuva nta muntu n'umwe wari uhari urumva yaravugaga za nyiramubande zikamwikiriza. Gusa nyine kuko nta muntu n'umwe wamwumvaga yarivugishaga nyine akibaza akanisubiza. Ubu noneho ahubwo nibwo nari ntangiye ubwigenge bwanjye, kuko mu gihe cyose nari ndi kwa mama nari meze nk'imfungwa, ntabwo nashoboraga kumara icyumweru cyose ntaratongana na mama, kandi noneho yandushaga umunwa. Gusa narashishize nta muntu n'umwe nigeze nanabwira ko mfite amafaranga nyine kubera ko bari bampaye amafaranga kuri hamwe ku kazi. Icyo nakoze ngewe napakiye utwanjye, hashize ukwezi naragiye njya gutura mu wundi mujyi. Iki gihe naragiye nkodesha indi nzu nshyashya, nshaka akazi gashyashya, nubwo ariko ibyo byose nari mbifite ntabwo umutima wanjye wari mushyashya n'undi wari ukiri wa mutima ukomeretse. Ijoro ryose n'ubundi nararaga ntekereza ku mugabo wanjye Olivier, noneho nkanarira amarira yanjye niyo yari asigaye wagira ngo ni kire. Nta kindi natekerezaga, nibazaga igihe cyose iyo ntafata uriya mwanzuro uburyo mba nibereyeho neza n'umugabo wanjye. Ntekereza mvuga nti ubu ngubu tuba tumaze kugira abana, ubu tuba tumaze kugera kuri ibi, mbese ibitekerezo byanjye byabaga biri kuri gusa. Mama wanjye noneho ntabwo yari akiri intare mu baturanyi, yari asigaye yarakonje, yari yarazimye koko. Byari amayobera yasubira kwicururiza amafi ku isoko. Umva, mama wari uzwi ko yari afite umunwa, wa munwa wa wundi ariko. Umva yari asigaye yicara hanze akigunga, nukuri agaceceka bikamucanga, ukagira mbese yari yaragiye arakonja, wagira baramufasha bamukubita muri frizere. Yirirwaga yicaye ku muhanda aba ari imodoka zihita. Yari asigaye yarabaye nk'umusazi, wagira ngo ari nk'umuntu ategereje uri buze kuza kumureba. Ariko nyine bwariraga bumwiriraho nta muntu uje kuko nta muntu babaga bafitanye gahunda. Mama yagerageje kumpamagara, ariko nyine ntabwo yaciye, ahamagara na murumuna wanjye. Murumuna wanjye yari yaramuburotse. Mama wanjye yatangiye kujya arira buri munsi, afatwa na depression, hahandi yari asigaye buri munsi buri gitondo yari yaransimbuye, noneho asigaye yirirwa arira. Ahari umenya yaratangiye kwicuza, atangiye gutekereza ku byo yakoze. Noneho ntekereza ko mu mutima yaratangiye gutekereza ko ari byinshi yagakwiye kuba yararinze, ahubwo ari we wangije. Yatangiye kwicuza gake gake, akajya abaho arira nyine atunzwe n'amarira. Ubwo mu mujyi mushyashya nari narimukiyemo, nari ntangiye nanjye kuba nakongera kwiyubaka bundi bushyashya. Ariko buri gihe nahoraga kuri Facebook ndi kureba ko byibura nabona nk'umugabo wanjye wenda ko yaba ariho, kugira ngo ndebe niba hari utuntu dushyashya yaba arapostinze, niba yaba yarimariye se, mbese nicaraga murebuzwa. Umunsi umwe rero nicaye mu cyumba cyanjye ngiye kubona mbona yapostinze. Hari ifoto yari yapostinze kuri Facebook page yiwe. Yari arimo guseka yishimye, mbona ari iruhande rw'abanyeshuri. Muri caption kuri iyo picture hari handitseho ngo yari arimo avuga ngo muzanire abana bato bansange, nibo bonyine bazana ibyishimo. Mbibonye nyine byaransekeje, ariko urundi ruhande nyine nasetse nyine n'agahinda. Gusa nyine nishimiye ibyo ari gukora, numva ndabyishimiye, ariko se nta kintu ari bubivugeho, nta comment nari butere. Gusa icyo nakoze nyine nararayikinze bisanzwe. Gusa muri comment section nta kintu nasize nanditsemo, nyine nakoresheje utuntu tw'utumoji. Hanyuma hashize amezi 2 nakiriye telefone y'umuturanyi wa mama. Yarampamagaye arambwira ati Teddy, ndakwinginze mbabarira ibyo urimo byose bireke, uze ujyane mama wawe kwa muganga kuko yarembye. Nkimara kumva ayo makuru narikanze, n'umutima numva urampagararanye. Nafashe umwanzuro, nako kanya ntabwo nahise njyayo, ariko nafashe umwanzuro nko muri weekend ikurikiye nza kureba mama. Naraje nsanga mama aryamye hasi, nabonaga ameze nk'umuntu ugiye gupfa neza neza. Icyo gihe ninjiye nyonyomba gahoro, ninjira kugira ngo ntamukangura. Hashize akanya ahita ndamufata, ndamuzamura muryamisha ku buriri. Hanyuma arangije ahita akanguka arambaza ngo waje, ndamubwira nti yego. Ijambo rya mbere yarambwiye ati mwana wanjye Teddy naribeshye, ntabwo nari nzi yuko nakubabaje bigeze kuri ruriya rwego.
njye nari nzi ko ndi kugutabara mwana wanjye, ntabwo nari nzi yuko ndimo nkwangiza. Nanjye ngiye kumusubiza, namusubije numva ijwi ryanjye ritava mu kanwa n'agahinda kenshi, ndavuga mama waramvunaguye, waranyishe, waranyangije, wanyangirije ubuzima, wansenyeye urugo, warambeshye kugira ngo nkoreshe. Nubwo wambwiraga ngo uri kundinda, ariko ntabyo wandindaga, ahubwo nibwo wari urimo ubinteza. Icyo wari urimo urinda ni ubwoba bwawe gusa, nta kindi. Mama yatangiye kurira aho yari aryamye ku gitanda. Mwana wanjye, nagira ngo nkurinde kuba waba indushyi, nta kindi kintu kindi, nta bundi bugome, nangaga ko waba indushyi. Ese mama, igihe cyose umuntu akiri ku isi ko atazabura kuba yahura n'ibibazo, hanyuma se ubu noneho nibwo warekeye aho ngaho gusafaringa, cyangwa ubu nibwo wanzaniye ibyiza? Mama nubwo yari arwaye ameze nabi, ariko ntabwo nabuze kumuha ikinyarwanda da. Ubwo namaze iminsi nyine aho ngaho murwaje, nkajya mutekera, naramurwaje nyine nk'umubyeyi, nkateka, nkakoropa, nkamufurira, nkamwoza, nakoze ibishoboka. Hanyuma hashize iminsi 3 ndi mu rugo, nariteguye, maze kwitegura ndangije ngiye gufata akabaga kanjye gato ngo ngende, ndavuga nti reka ngende, ndabona maze kumera neza. Mama arambaje ati ese uzagaruka mwana wanjye? Mama ntago mbizi niba nzagaruka vuba, gusa ikizima ni uko nyine umeze neza, gusa ntago nkwanga, ariko numva narakurakariye muri njye mama, numva rwose narakurakariye pe, ntago nakomeza kubana nawe. Icyo nyine ni uko ngomba kujya ahantu hanjye nyine, nkabanza nkashyira ubwenge ku gihe, nkabanza ngatuza muri njye kuko waranyangije, wanteye depression itazashira. Naramusezeye ndagenda, nsiga mama ari kundeba. Hashize ibyumweru 2 ntashye, nsubiye mu nzu yanjye nshyashya, nagiye kubona mbona invitation y'ubukwe kuri WhatsApp. Natunguwe no gusanga invitation yari y'umugabo wanjye wari ugiye gukora ubukwe. Iyi invitation yari inshuti yiwe, nayibonye nyine kuri WhatsApp inshuti yiwe. Ndebye amazina ariho, mbona ni amazina y'umugabo wanjye ari ugiye gukora ubukwe. Umutima warampagaranye, noneho numva birandangiranye. Mu ntoki zanjye natewe n'umushyitsi ntazi aho uvuye, ntangira gutitira amaguru n'amaboko, mu nda umushyitsi uramfata, umutwe urandya, numva ubuzima burampagararanye. Gusa ntabwo narize, narihanganye nyine nshiriramo bya kigabo. Byanyanze mu nda, umugoroba umwe nicara ku buriri bwanjye ntangira kwandika iretere. Yewe iyi leta nangiye kwandika nta muntu nari ngiye kuyohereza pe, gusa numvaga nyine nshaka kwandika ibintu byose bindimo, kumva ndashaka kugira ngo numve nduhutse, numvaga nshaka kubyandika ku mugabo wanjye nkunda cyane Olivier. Simbizi niba uzigera usoma iyi letere, ndatekereza uri kure yanjye rwose, waramaze kuva mu buzima bwanjye, cyangwa se wenda n'umutima wawe warekeye aho ngaho kuntegereza igihe kinini. Gusa icyo nifuza kuvuga, warakoze kunkunda, warakoze kuba nyuma y'ibi byose nta kindi kintu wigeze urenzaho, cyangwa ngo ugire nk'amagambo mabi wenda ugenda unkurikiza n'ibindi nk'ibyo. Warakoze kuba wariyubatse ugakora ukagera aho ugeze ubu ngubu, mu gihe ntari ndi kumwe nawe. Ntabwo nagiye kubera ko nahagaze kugukunda, nagiye kuko naretse umuntu akaba ari gukontorora amarangamutima yanjye kurusha urukundo nagukundaga. Ntakubeshye, ndicuza pe, ariko ntabwo ndi kwandika iretere kugira ngo ngarukire. Ndimo ndayandika kubera yuko niyumvamo ko ubu ngubu ni ukwiyumvamo ibyo wankoreye byose. Numvaga ko nkeneye kugushimira ibyishimo wampaye, nubwo ntashobora kongera kubigira ukundi. Reka nkwifurize kuzagira urugo rwiza, uzagira urugo rutuje, mujye muhora museka mu rugo rwanyu, muzabyare kandi hungu na kobwa. Urukundo utampaye kuko narwikuye, amahoro ntaboneye mu rugo rwawe, ibyishimo ntaboneye mu rugo rwawe, uzabeho uwo mugiye kubana. Ninjye wabyitesheje, I know, ariko igihe cyahise ntabwo kigaruka. Ndagusabye uziyiteho. Yari Teddy ugukunda. Weekend ikurikiyeho naragiye, gusa ntabwo nari ngiye guhagarika ubukwe cyangwa se kugira izindi drama nkinira mu bukwe bwe. Just nari ngiye kugira ngo musezere. Nambaye bisanzwe pe, nta bikabyo. Imisatsi yanjye ndayifata, ndayifunga neza, nshyiramo igitambaro, ndangije mfata taxi ndagenda. Nagiye mu gace mama we yari atuyemo. Njyewe ikintu nespectingaga ni ukwisuhuriza mama we. Nari ngiye kureba mama we kugira ngo byibure namusaba imbabazi ku byo nakoze,
byo kuba naragiye ntanamusezeye, kandi mu by'ukuri atarambereye umubyeyi mubi. Mu by'ukuri mama we yatunguwe no kumbona pe, kandi ni nabyo byari bitunguranye. Gusa ntabwo yambonye ngo andakarire nk'uko nari ndi kubyesipekitinga. Naragiye mupfukama imbere. Mama, naribeshye. I'm really sorry. Umbabarire. Ndabizi neza ko ntashobora kuba nagira icyo mpindura ku byo nakoze mu mutima wawe, ariko umbabarire, ushaka agace gatoya mu mutima wawe ko kumbabarira. Ndakwinginze mbabarira mubyeyi. Narahemutse, I know. Nzi ibyo nitesheje. Mama we yarampagurukije, ampagurutsa amwenyura. Mwana wa, nukuri rwose ntago nigeze nkurakarira cyangwa ngo numve hari urwango ngufitiye mu mutima wanjye. Haguruka wikomeza gupfuka munsaba imbabazi. Narakubabariye. Nukuri nishimiye ayo magambo mawe ko yambwiye. Ntago nari nzi yuko hari ikintu ari buvugane nanjye. Nari nzi ko nimpageraho ubwo atari butume nanamugerera mu nzu. Naramushimiye. Ndamubwira nti nari nkeneye amahoro igihe kirekire. Numvaga bimbuza amahoro kuba ntaragusaba imbabazi ku byabaye, ariko ubwo mbabariye byibuze umpaye amahoro yo mu mutima. Urakoze mama. Ahubwo namaze gusaba imbabazi ndahaguruka ngo nitahire. Numva imodoka iri inyuma y'igipangu iri gusona, iri kuvuza ihoni ngo bayikingurire. Narahindukiye nkubitana amaso na Olivier. Narumiwe, numva umutima urandiye. Yasohotse mu modoka. Yarabaye mwiza, yarabaye neza, asa neza, ahumura neza. Naramubonye ndatungurwa. Yarampamagaye ati Teddy, arimo no kumwenyura. Nanjye nditaba nti Olivier, ako nyine mvuga mu kajwi gakeya koroheje. Umeze neza? Niko yaje ambwira. Nyine nanjye ndenzaho ndimwenyuza, ariko mbabwiye ukuntu numvaga ameze muri njye. Numvaga rwose nshaka nk'aho ubutaka bwakwasama bukamira. Numvaga mfite ikimwaro n'isoni zo kurebana nawe mu maso. Yarambwiye ngo arishimye kuba mbonye. Cyakoze nanjye nari nishimye kumubona. Gusa nari mubonye mu gihe kitari cyiza. Numva mfite ikimwaro, numva mfite ikiniga, numva mfite isoni. Numvaga ibintu byose byampuriyeho. Naramubwiye nturakoze. Ndamubwira nti ntago nari nzi ko ndi nzongera kukubona. Rwa rupapuro nararufashe ndumuhereza. Umutima wanjye numvaga uri kunyemeza kurumuha. Ndamubwira nti ntago ari amafaranga, ariko ni urupapuro, ni letere. Iyo letere yuzuyemo byinshi cyane byuzuye umutima wanjye. Ntabashaga kuba nakubwira n'umunwa. Ntago nari nzi ko nzakubona ngo nyiguhe. Gusa ubwo nkubonye reka nyiguhereze. Letere yarayakiriye n'umutima mwiza. Kandi nagira nkubwire ko pe Olivier, umbabarire kuri buri kimwe. Nyuma y'ibyo byose narahindukiye ndagenda. Gusa nanone byibura numvaga hari uburyo nduhutsemo kuba byibura nsabye imbabazi aba bantu bombi. Inkuru ya Teddy naho ngaho yarangiriye. Nizere ko hari byinshi mwigiye muri iyi nkuru ya Teddy. Mwarakoze kubana nanjye kuva mu gice cya mbere kugeza tugeze kuri iki gice cya gatatu. Kandi mukomeze munkurikire, mukore subscribe, mumpe like. Ndakomeza kugenda mbakora n'izindi nkuru zigiye zitandukanye kandi zifite inyigisho. Yari Katness nk'ibisanzwe. Dusubire mu nkuru zikurikira. Ndabashimiye.